gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Hirwa yararimo aganira na tata we ndetse na mama aho baje kwizera ibyo avuga ntabwo bakomeje kumva ari gutebya nyemerere inkuru yacu tuyihere ahangaha Hirwa aravuga atari ko siko mwanguyeho amaboko ba ze atari ko ngiye buranariyakiriye ese nkubeshye ngo ngiye nicaye expecting umukazanara mwana wanjye rero ubundi wahisemo gukora akazi hitamo kwibera silibateri umenya hari life yawe yose reka ejo bundi ahubwo Rihana aza kuntangire kandi yaravutse ureba Hirwa ati noneho kabaye okay noneho muze wambabarira hagacamo umunsi w'ejo wonyine umunsi ukurikiyeho ye nkabereka umukobwa nkunda muze yaturizeriye uri serious shori sene zanjye ntegura ikirori hano iwanjye ninsanga umbeshe uzayakuba imirundi 10 kandi ati nushaka uzambwire nyakuba imirundi nanjye ubwanjye ntazi bayaguha muze mama ariko nyamara bya bintu umenya biri serious mwana wanjye babarira wakagira imana we utaburiye urambeshye Hirwa ati ndakomeje mama reka tunyuze mu munsi w'ejo umunsi ukurikiyeho yewe ndabereka umukazana mama taha ibyo ndabishima hanyuma umwuzukuru wanjye we Hirwa ati niyo mpamvu nari mbabwiye ngo tunyuze mu munsi w'ejo kuko ejo umwuzukuru wanjye azaza hano azaza ari kumwe na se avuganye na Ali ati niko ugacwa none se kuki utatubwiye nabura ngo dupange uburyo turi bwitegure mu mwuzukuru batariko ibintu byose birateguye nyuze kwa Robert na Mira ndabibabwira ubwo nabanje kubihera inkuru zindi ariko nabona size mbibabwiye twabiganiriye nashatse abantu bazateka natumiye abantu bake nabo muri famille ni ngombwa ngo duhuruze isi yose uzukuru kari uwanyu n'uwisoka n'amaduka n'abaturanyi n'amaki akare natabwo ngo umwana wanjye ejo azaza Hirwa atazaza mama ariko ndabinginze ari nimuzamurebe nabi ze ati suwari twe tunamwitayeho ko twishakira umwuzukuru wacu nta n'uwo tuzi uretse kuba tumwumva uwari nawe Hirwa ati ibyo ngibyo byo kumumenya biyo ejo muzamumenya gusa nyine muzamubabarire mama Hirwa ati yawe ati twamubabariye kera tutamuzi icyo njye nishakira ni kubonera umwuzukuru wanjye undi niyo byarerera aho ngaho twigire kuri Maya ndetse na Jenny
kubwira Jane ati Jane ndumva mfite ubwoba ubwo ryajwi ritakinza mu matwi ariko ntago bisanzwe umugabo wanjye yatashye ariko nabonye andeba ukuntu nabonaga adashaka no kunyikoza ubwo yaba yaramenye ko ari njye wari umwambuye ubuzima ikindi kintu gitangaje se atahanye na Lydia ariko Lydia n'ubu ntarareba Jane ati yareba ate kandi ari wowe wamuhumanyije si wamugize impumyi se ati sha biragoye kazare yarabajije barambwira ngo biragoye keretse habaye igitangaza cy'Imana ati none se bwa buri bwagiraga bwarashize ati bwarashize da waretse ko Tania yangize injiji yangize ikigoryi akambwira ngo tujye gushaka imiti ushobora gutuma bamera neza ariko by'imyako akabasha kuwuhereza nyirasenge yihishe gusa kugera kuri Jaya bikanga ari nayo mpamvu yashyize ubuzima ugize ngo buriya atangiraga winini ngashukashuke ngambwire ngo mama ngo wibe inkora amaraso ugize ngo Lydia yakabaye akiriho buriya impamvu uriya mugore ariho kubera Tania Jane ati none se ubundi kuki wamwumviye yaterega nabonaga umwana wanjye dusigaye tubyumva kimwe nabonaga nshyigikiye ibintu byose abishyigikiye abona ibintu byose yabishyizeho umutima yampindutse akanya bwanyu narumiwe Tania ntitwarebana nari nzi ko atagikunda musaza ariko uriya mukobwa ntabwo yareka gukunda ituze ahubwo ndi kwibaza aho ibyangombwa by'iriya mitungo nariya mazu rwose nyine yasigira wa muhungu biri ko nabaye Tania ngabo ari bubibika Jane ati none se kuki utajya mu cyumba cye ngo ujagajaga ubishake ati shabyihorere hari uko ntagize se narabishatse narabihize narabibuze Jane ati rero ngiye kugira inama reka duhimbe ibindi bipapuro wabifotoye nta foto yabyo ufite ibintu byanditsemo nta foto yabyo ufite ati mfite amafotokopi nagiye mfotoza nyuma y'uko mbibonye ati none wowe yazane twongere dukore bundi bushya dukore ibiri fake ibyo nyine ibyo ngibyo umukobwa afite bizahera ko bita agaciro bizaba ko biba expired ati turi sure ibintu tubikore Jane ati nta kibazo tubikore kuri abo ngabo tugire kuri Allen ari kumwe na Dani nari kumwitegereza atari kuzavamo akageni keza bitayari kejo bazajya kukwerekana se atari kubundi Dani iki kiri kwirukansa yirwa atari kuri umutesi se nubwo ubona imyaka igeze wenda nubwo witekerezaho atari ko sinasiga barumuna banjye baracyari batoya kandi atari kurasetse barumuna bawe se bazakomeza bitabweho uzabita uri mu rugo rwawe kandi nanjye ndahari erega bamaze kuba umuryango wanjye rero umusaza wabo
ngomba kubitaho nkababa hafi nkabaha buri kimwe. Rero wibahangayikire. Ati none se basi ejo uzamerekeza? Ndumva mfite ubwoba, ndi kwibaza nyine ukuntu Marina azabyakira, muzeyi nyine azabyumva. Kandi ati nyine icyo ngicyo nicyo nyine navuga wenda kiguteye ubwoba, ariko uriya muryango uragukunda, azakwakira nk'umukazana. Sinzi pe. Ati ahubwo gira vuba nkwereka ahantu mujyana, ngiye kugushopingira imyenda uzagenda wambaye ejo. Ati no, mfite imyenda. Ati oya, ntabwo natuma ugenda usa nabi, ngomba kukwitaho ukagenda mu mutwe usa neza, wambaye neza. Ariko ibyo byose Hirwa yari kubikora. Ati oya, njye ngomba kubikora, narabasezeranyije ngomba kubashyigikira. Marina agenda yanga, ariko Dana akamutwara, ndabaganira. Marina ahera akabaza Dana, ariko Dana, kubera iki wahisemo kundekura basi ukandekera Hirwa? Dana ati rero reka nkubwize ukuri, kuko nabivuze cya gihe, ntabwo ufite abasore babiri ukunda, ariko muri abo babiri ufitemo umwe ukunda kurusha undi. Njye ntabwo nigeze nsoma umutima wawe wenda ngo mvuge ngo ngukunda ngo Hirwa cyane, ariko nkurikije n'uburyo mujye numva story yanyu, uburyo mwakundanye, uburyo yagukunze n'imyaka yose yamaze agutegereje agushakisha yanze kuva ku izima, yahariye kumbona ko agufitiye urukundo rwa nyarwo. Ndavuga nti reka ne gukurura nishyira, nemere umutima wanjye ubabare, ariko nshyigikira urukundo rwa nyarwo. Iyo bitaza kuba wenda kuba yaramaze iyo myaka yose agutegereje, kuba yaragushakishije, ubwo nari kubyemera. Byaba ari kukurekura se bibaho, ariko naremeye ndavuga ngo reka nshigikire uru rukundo, ndavuga reka nshyigikire aba bantu, mpamvu nabyemeye. Ati Dana nibare cyane, numvaga mfite ubwoba narabuze n'amahitamo, ariko nabura waradufashije. Tuve aho ngaho twigire mu rugo kwa Hirwa. Hano aba yashyashyanye, ari muri byinshi. Grandma we waramureba akamubaza ati Rihana, nubwo n'ibintu byose wabijagarayemo? Rihana ati ntabijagararamo, umuvandimwe wanjye agiye kuza. Njye namumenya na mbere hose, ariko noneho bigiye kuba confirmed. Ahari njye nawe tuzahera ko turi inshuti, kandi tuba abavandimwe ba nyabo. Rimwe na rimwe naburaga naho mera muhamagara, ariko ubu nzaba mfite uburenganzira bwo kumuhamagara, kumusura, kumuba hafi. Njye ndumva nishimye, kubwanjye ndumva ibintu byose biri hano nabireka akaba ari njye ubikora. Cyecuru aterega ntabwo ari we wenyine mwana wanjye, ndabibona ko abantu bari hano mwese mwishimye. Birasa naho tugiye kwakira Rena bundi bushya muri uru rugo. Birasa naho hari umugisha ugiye kongera kwinjira muri uru rugo. Hirwa ahera akaza avuga ati mama, baramamaye bageze hafi. Ibintu nakubwiye gukora wabikoze?
Hana ahubwo nimushaka mumbwire n'iyi nzu nyikoreye niba ituza agiye kuza muri uru rugo koko akaba ari buje yewe nahoraga nanabishidikanya mvuga ntari murabeshya ntago ari umwana wa shangazi mumbwire nimushaka mumbwire n'iyi nzu nyimopingishije igisi umunwa n'amazuru nta kibazo ariko noneho ituze akozwe muri ubu buryo irahera akabyumva avuga ati ariko ninde utakunda umwana wa Linda nabura tugiye kongera twishime twahoraga umubabaro tuvuga ngo nituzi niba yarabayeho nangwa yarapfuye nubwo tumubonye akuze ariko arahagera akiri muri ibyo umva hari abasona kuri gate bati ntababwira ati bari hafi kuhagera urumva batahashitse umukecuru ati nibashaka byo ntacyo bimbwiye nibashaka bagere hano nta kiratungana mpfa kuba ngiye kwibonera umwuzukuru wanjye hanasohoka agiye kureba abantu bari kuvuza amahoni ndetse bari no gusona agasanga kuko nibo baje abari Latina Ania Ituze Lydia ndetse na Ali gusa Lydia ababasha kubona Latina bamufasha akaboko Hana yera akabahereza karibu bakinjira mu nzu Marina akibona Ituze araturika akarira amarira menshi no guhaguruka aho yari yicaye bikamunanira kubera ibyishimo areba Ituze akamubona Marina Zeyi nawe abari hafi aho azenga amarira mu maso ubahera akabwira Ituze ati Ituze utaramutsa nyogokuru wawe na sogokuru Ituze nawe abura imbaraga agafatwa n'ikiniga aragenda agapfukama imbere ya nyirakuru aho kumuhobera ahubwo akamufata ku birenge akarira bararira hakaba uruhoza undi Zeyi arabegera akegera umwuzukuru we akamukoraho Ituze nawe ahera ko nawe amukora ku birenge Zeyi aca bugufi ahobera umwuzukuru we ikiniga cyinshi bombi uwa batatu barahoberana amarira ari yose ariko babuze ibyo bavuga irwo arareba akabona babuze gica amarira ni yose kandi akabona ntibari buceceke ikintu akora ahereka basaba gutuza bati nawe biba byamurenze akabona aranezerewe Mira we arakajya mu cyumba akifungirana akavuga ati Lena inshuti yanjye magara nubwo utakiriho nubwo udahari ariko nabura umwana wawe yarakuze umuhungu wawe yarakuze yavuye mu musore mwiza neza igihanga ni wowe amaso ni wowe umunwa ni wowe useka ni wowe neza nagize ihirwe ryo kumubona amwenyura yongeye
nongeye kukwibuka wagira ngo neza neza urongeye winjiye muri iyi nzu ntabwo wagize ihirwe ryo kubaho ariko nabura umwana wawe yabayeho Rina umwana wawe yarakoze mbega ukuntu ari umusore mwiza nibwo najya nabyitegereza wabibyaye neza neza arimo yivugisha ibyo batahira ko yinjira ikiniga ari cyose arakahobera umugore we akarira amarira menshi cyane akamubwira ati mama ari hano umugore mwiza wundi wibare kunkunda no kumbera umugore iyo nakugira nari gusara ariko iyo nkubonye nkubonamo mushiki wanjye ko wari inshuti magara ya mushiki wanjye ariko uzi ikintu cyongeye kunezeza kubona Rina yinjire muri iyi nzu neza neza umwana we kumureba nkamubonamo mushiki wanjye ndumva nongeye kwishima ndumva nongeye kubohoka birahera akabwira umugabo we akamubwira ati sweetheart n'iby'umugisha ndumva ntarabyakira ndumva wagira ngo ni inzozi ndumva ntazi ariko data wa twese uri mu ijoro ashimwe ashimwe sinzi uko nabivuga agarukire muri salo Marina ubwo aba ari kurira ariko kubera ubwuzu n'urukundo ananirwa kurekura umwuzukuru we aramubwira ati mwana wanjye icara ku bibero byanjye sinigeze ngira amahirwe yo kuguterura wigeze ugira amahirwe yo kwicara ku bibero byanjye ndumva naguheka ndumva umugongo wanjye waheka umwuzukuru wanjye mbega ukuntu uri mwiza mbega ukuntu neza neza usa na Rina neza neza yaribyaye mbega uko usa uri umuhungu mwana wanjye sinzi uko nabivuga ari we biba byamurenze abona ibintu byose biri kubera aho ngaho byamushobeye byamucanze aregera agapfukama imbere ya mama Rina ariko mama Rina akamubwira ati haguruka ndabizi ko ugiye gusaba imbabazi Rina nawe yari akamwegera akamuhagurutsa akamubwira ati kuva turi kubona umwuzukuru wacu impamvu yo gusaba imbabazi twarakubabariye ahubwo twishimiye kukumenya twishimiye kukubona ari mu mutima ahera ko yibaza ati ese kuko uyu ni umuryango Rina avukamo iki nitesheje amahirwe nitesheje mabukwe nk'uyu nitesheje data bukwe nk'uyu n'abaramubange nk'aba kuki nakoze ikosa mwana kuki ntamenye na mbere ndarya kongorera mushiki we akamubwira ati Lydia nahombye umugisha azigera mbona uko ngaruza Lydia ariko byose ni amakosa yawe wabibonye icyo narwanaga nacyo uri kubibona ko narwaniraga Rina ndi kugira ngo byibura uzagire soba uko na nyoko bukwe muzima n'abaramu bawe nabura muzahuza urabona ukuntu basaza bari nari imfura none wanze kunyumvira maze ko udafite nta n'ufite uko wasubiza ibintu
nihangane byose n'amakosa yawe none se ngufashe iki ugire ne mwana wa mama byose ari wowe wabyiteye ibirori biratangira tuza kakirwa byari amarira noneho bihinduka umunezero bagaseka bakishima amakeke bakayakata hari ibyishimo muzehe yahera ko afata ijambo avuga ati mwokagira imana umwana wanjye mwabanye nawe imyaka myinshi nanjye muraba mumumaye araraseka akavuga ati nta kibazo rwose muzehe mwana aseka hari ashaka agume hano ari mu maboko meza ari mu rugo Rihana ati ahubwo se buriya ituze arabyemera ituze ati njyewe ndinde wo kwanga kujya ndya ibiryo nagaburiwe na jyajya ndinde wo kwanga kujya mpora nicura ku bibero bya jyajya kazi yansezeranyije ko azajya nampeka yavuze ngo ntabwo yigeze ampeka agiye kujya ampeka kuko ndi umusore abo bose baraturika bagaseka Ivani nawe araseka ubwa mbere abasetse ubona asekanye umunezero umutima aravuga ati mama ubwa mbere naseka ushize imumu n'ubwa mbere naseka ntari kujejisha numva nishimye sinzi umunezero mfite ahantu uri kuva ariko umwana wawe noneho kuri inshuro arishimye arumva anezerewe arumva atuje ibyishimo ni byose kuri we barimo baseka barababwira ati ariko ibirori mu bindi ni ahantu muri bujye muraguma ahangaha kuko ejo nzerekana umugore ejo nzazana umukazana mbere atari kuzi ko bya bintu biri serious numvaga abantu ari ya mitebyo yawe numvaga isene rwose zamuzeho uri buze kuzikura ubwo ati ndakomeje bana ibaze niba umwana wari nawe avutse ejo bundi nawe wakuze ejo bundi ari buze kuba aduha invitation nde wo kutarongora aho bose baraseka ibyishimo ari byose umuryango ukongera guseka abantu bose banezerewe Sara agenda akicuma acya mu gitondo Dani na Allen nabo baza cyane ko Allen bagomba kwerekanwa Allen asanga Mira amutegereje akimubona Mira aramubwira ati Allen bwa mbere nza kwerekanwa muri uyu muryango wowe twari kumwe kugira ngo nanjye mwishyure ndabizi hari nawe ufite ubwoba ubwo nari mfite ndabizi uri kwibaza uko biri bugende reka ngire n'ikindi kintu nkubwira ese urabizi ko mukecuru atazi niba ari we bagiye kwerekana nta muntu n'uyu n'umwe muri muzeyi rwose na mukecuru uzi umukazana w'uyu muryango uretse njyewe rwose n'umugabo wanjye n'umugabo wawe nta wundi muntu ubizi nahera akagira ubwoba avuga ati none se Mira uyu muryango uranyemera sinize nari umukozi muri uru rugo ndi imfubyi itagira shinge na rugero nta muryango ngira koko umukecuru araza kunyemera muzehe araza kunyemera Mira ati humura biraza kugenda neza ariko ndabizi barakwemera barakwanga se bashingiye ariko ubu se nzashyingirwa nta mama ngira ntacyo sinzabyara ngo mbone umpembe sinzajya kwa muganga ngo mbone ungendaho Mira ati twe tuzaguhemba kandi tuzakugendaho turi umuryango wawe Allen
uraregura urakunzwe, uyu muryango uragukunda, uje mu muryango ugukunda kandi ugushaka, rero urekura gushidikanya n'ubwoba, wumva utuje kandi unezerewe, kuko mu kanya umuryango wose uraza kumenya ko uri umukazana w'umuryango. Arena ati mfite ubwoba, ndumva nabivamo, ese ubwo banyanga, iki gikomere nazagikira, ese aho batanyishimira nk'umukazana, aho ngaho ntazapfa nongeye kunezerwa. Nyirati humura, ntabwo turi bukwemera ahubwo turakwemera cyane, ntabwo tugushaka ahubwo tugushaka cyane, buri umwe muri twebwe, uri umuryango wacu, uri icyuzuzo kije kutwuzuza, kuko niwe waburaga, umuryango wongere wuzure. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Si ubwoba Arena afite, ufite ishingiro, ahubwo ni ubwoba gusa busanzwe. Dusize Arena agiye kwerekanwa, ese bizagenda gute? Ituze yamaze kugera kwa grandma ndetse na grandpa, ese hazaba ari gufatwa gute? Maya yifitiye umugambi wo gushaka ibindi byangombwa bisimbura ibyo Tani afite, ese hazabigeraho? Yitwa warahemutse, ese twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Obvious Partner Atete, ubu ngiye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Ushaka kugira icyo mbaza, cyangwa se ushaka kugira ubutumwa ungenera, ushaka kunyandikira kuri IG, azina n'ubundi ni Atete Pauline Obvious, ni kuri Instagram, TikTok nayo nsigaye nyikoresha. Nawe ushaka kunyandikira igitekerezo cyawe nangwa se inyunganizi yawe, tugakomeza kubana neza cyane. Bakunda byo simbigarukaho, uteka komeze kubaniriza impagarike n'ubuyengo.